urabona nk'ubu Minisitiri Nduhungire yamfasha kubita hasi mu by'ukuri mu buryo ubona wagira ngo buri personal kandi byagorana ko nyina Minisitiri tugira icyo duhuriraho urumva uba wenda icya kabiri nk'umuyobozi ntiyaje ngo atubwire ati ijambo navuze ihene muvuga intama icya kabiri kuvuga ko nzajya kubaza uriya wa mudamu ubyina sinabivuge ko nzabaza amakoro twari buzahurire nagerageje kureba umuntu mbonye na numero nahamagara akanyitaba atantasabye audience na protocol ariko ntabwo bivuga ngo kuba Minisitiri Nduhungire yavuze kuri ntabwo biri butubuze gukora akazi kandi koko nibyo Nduhungire kuvuga ko tutazi igifaransa sinabihakana none gusoza cyane kandi ngufeje byiza ahantu hose uru hatandukanye wese tumuvandimwe ukurikiye ibiganiro kuri channel yitwa Imboni TV ngo ikaza nanone nitwa Ajabo murasiye kureba inkuru yavugishije abatari bake yarikoroje cyane hirya no hino ngira ngo nobese bakoresha imbuga nkoranyambaga nka X cyangwa se yahoze yitwa Twitter abonye guterana amagambo hagati ya Scovia Mutesi umunyamakuru wa Marwa Gasabo ndetse na Minisitiri ubanye n'amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe bavuze byinshi bitandukanye ariko akagaramo ikintu kidasanzwe ati impande zombi tugiye kuganiraho icyo evolution zose zagaragaje kuko hari benshi bavuze ko Mutesi yagize agasuzuguro komeye cyane mu magambo yanditse kuko ni ikiganiro bagize muri iyi minsi itambutse kuri Marwa Gasabo ikiganiro cyari kirimo gusemura nabi igifaransa ikiganiro kuri chaîne yabo cyera ko kimaze iminsi ibiri gitambutse kuri chaîne ya YouTube ya Marwa Gasabo cyari kivuga yuko icyo gihe kuri speech yakoze Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe Ambassador icyo gihe baravuze bati Marwa Gasabo bati yavuze yuko ari ibihuha reka nkwerebere muri rusange uko byose babyanditse muri rusange aho byatangiye kuri iyo tayito Marwa Gasabo baravuze bati Nduhungire yavuze ko Kongo yatangaje ibihuha ku byavugiwe mu nama i Nairobi iyo ni titre y'ikiganiro Marwa Gasabo batangiye bavuga ndetse no kuri X Marwa Gasabo wayisangaho ndetse no kuri Scovia Mutesi kuri X cyangwa se Twitter icyo ni inkuru banditse kuri YouTube iriho bayiganiriyeho ariko Minisitiri w'Inamahanga yese afatiye nkuru arayitaginga anashyira amagambo yandi aravuga ngo muri kwangiza muri kwebya abanyarwanda ashimangira kandi yuko kuba Mutesi Scovia atazi igifaransa biri gutuma chaîne ya YouTube iri gutuma abantu benshi bayoba ndetse bakajya ahantu hatariho muri rusange kuko iyi chaîne ngo itangaza amakuru atariyo ngo yigihuha na amagambo yanditswe na Minisitiri w'Inamahanga w'u Rwanda ndetse n'umutwerane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe we yanditse yuko ubu uri kuyobya abantu reka tugendere kuri rusange akanuko kandi uko byose byagenze ndetse nuko byose byagenze niba twarasemuye nabi n'igifaransa ntabwo dukomeye kurusha perezida wavuze icyongereza i Bugande nta kiyobora Repubulika abantu mwici bikuba ngo abantu mu bireme bamwe muviremo kuza kubahuka Minisitiri abari barabuze uko mu ntinyuka namwe mu mbonereho bakivuga ko kantu Marwa Gasabo baravuze bati Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yavuze ko ari ibihuha bati Nduhungirehe yavuze yuko Kongo yatangaje ibihuha kubivugiwe mu nama i Nairobi ahanga niho Olivier Nduhungirehe Ambassador Minisitiri w'Inamahanga w'u Rwanda n'ubutwerane hise avuga byinshi ahita nataginga Marwa Gasabo ataginga Scovia Mutesi naho ni kuri X arangira avuga ngo iki kiganiro cyanyu kiratera urujijo mu banyarwanda ni X ya turi gusoma ya Nduhungirehe arakomeza ngo inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana ubutaha muzashake umunyamakuru uvuga neza igifaransa asemure inyandiko nk'iyi uko bikwiye mbere yuko muyiganiraho nibiba ngombwa muzambaze ni amagambo ya Minisita arakomeza aravuga ngo ikindi kandi igitaramo cya Africa Forward Summit i Nairobi ntaho cyari gihuriye n'inama y'abakuru b'ibihugu kuko cyabaye inama irangiye ntabwo rero wasanga Sheikh de Silva wagiteguye ngo aze yemeze ibyo nanditse ku nama y'abakuru b'ibihugu ntiyari ahari arakomeza ngo abanyarwanda bakurikira Marwa Gasabo TV bakeneye rwose amakuru atomoye yumvikana atabatera urujijo cyane cyane iyo mushingiye ku nyandiko zanditse mu ndimi z'amahanga
ahangaha yahise asubiza Scovia Mutesi. Ndi kuri X. Scovia Mutesi yahise yandika ngo nawe yataginze minisita, yavuze ngo nyakubahwa minisita Nduhungirehe, ubutumwa bwanyujijwe kuri X ukavuga ko twasemuye nabi ibyo wanditse, ni amagambo ya Mutesi ndi gusubiramo Scovia, turagusaba kujya ubwira abo mu biro byawe bakadushyirira no mu Kinyarwanda, kuko abo ubwira si ab'i Paris gusa, Kinshasa cyangwa se i Buruseli gusa, ati ahubwo harimo n'abanyarwanda b'Ikiyombe. Ikiyombe sinzi ngo ni hehe, Mushubati naza Kinigi. Ni amagambo ya Scovia ndi gusubira nta kimwe nahinduyeho. Arakomeza ngo muzakomeza kwihangana kugeza igihe ibiro byanyu ndetse nawe ubwawe bizakoramo ababwira abanyarwanda ibyo wavuze cyangwa se ibyo muvuze. Arakomeza ngo murakoze WKZ, sinzi ngo bivuze iki, ka nziza honorable. Ni amagambo yanditse. Hari benshi bagize verisiyo bavuga kuri X, harimo nka Rakinzeyimana yavuze ngo tujye dusaba inama iduhe imbaraga zo kubaha buri wese ndetse no kwicisha bugufi, bizadufasha mu buzima bwacu. Good night. Imessage yanditse nijoro biragaragara, haciye amasaha 12 ubwo dukora iyi nkuru. Hari benshi banditse kandi hari n'undi wanditse ndi kufasha ibitekerezo bike, aravuga ngo ntabwo yakwiye minisitiri ntabwo yakwiye gufata speech yakoreye hanaha ngo yashyira mu Kinyarwanda, kuko mu nshingano ze ashinzwe minisitiri w'abanyamahanga n'ubutwererane w'u Rwanda, bityo ashinzwe nyine kwagura ubutwererane bw'abanyarwanda, ahubwo ntabwo bisaba ko akora inkuru mu Kinyarwanda, akwiye gukora inkuru mu rurimi rw'amahanga yumva, kuko ari kwagura ubutwererane, ari gutsuma abantu n'ibyo bihugu by'amahanga. Mbese ibihugu by'amahanga bizumva Ikinyarwanda? Nabanditse kuri X basubiza kuri mama Rwagasabo na Mutesi, baravuga ngo mbese Scovia Mutesi icye niba adashaka atumva Igifaransa, ntanashaka umunyamakuru ucyumva ngo amuhe akazi kuri chaîne ya YouTube bakorane, azakomeza kubibya abanyarwanda kugeza ryari? Abenshi bagaragaje ko aya magambo ya Scovia arimo n'akandi gasuzuguro kenshi, ko yavuze ngo mwebwe mwakwiye kuduha ibisobanuro mu Kinyarwanda. Nanone hari benshi batanze izindi verisiyo zabo bakavuga bati ese Donald Trump imvugo avuze ababwiye Amerika gusa? Ese ntabwo ibinyamakuru bitandukanye bigira abanyamakuru bumva indimi zose? None se His Excellency Kagame perezida w'u Rwanda iyo avana akajya mu gihugu runaka, iyo hageze avuga Ikinyarwanda, ese iyo message yavuze cyangwa ubutumwa yatanze inangaha ibiro bye bidushyira mu Kinyarwanda, cyangwa hari abanyamakuru bumva urwo rurimi batranslatinga hanyuma ururimi abanyarwanda bose bakarwumva? Hari benshi bakoresha amagambo akakaye nanze kugarukaho, bavuze bati kuba uyu muntu atumva ururimi Scovia, niba atumva Igifaransa akaba atanakizi, yakwe gushaka umunyamakuru ucyumva, ntajye gusumbwa cyangwa se ntajye guharira n'umuyobozi minisita kuri uru rwego. Nanone hari ikindi cyagaragaye kano ka video yize Kore Berge ajya kubi Burayi mu bihugu bivuga Igifaransa, ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga, n'uyu munsi nizo ndi makoresha amanywa nijoro, ariko turacyamusaba na ministeri ye n'abakozi bashinzwe communication, igihe hari ubutumwa minisitiri yatanze kuko bitakaze kenshi mu muhe kopi y'izindi ndimi. None se ko tunshimye yari yashurije Igifaransa wenda abwira Kongo, twe nk'abaturage tuzi ko ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, twari bumenye ibigenda bite? Turagenekereza, twe ntabwo dusemura inyuguti ku yindi nk'ababanditsi b'ibitabo bakura mu rurimi bashyira mu rundi. Kagaragaje uburyo ki Scovia asa n'umuntu watengwishywe cyane na verisiyo ya minisita, agasoma agaragaza ko yaba yasebye mu yandi magambo, kuko yagaragaye nanone muri video bakoze mu kiganiro asa n'uwisobanura avuga ngo ibiro byanyu bikwiye gushyiraho umuntu
ushyiraho ikinyarwanda nta nubwo ariko bisanzwe. Ntabwo ibiro bigira umuntu nubwo byagira ushinzwe communication. Iyo ushinzwe communication muri office runaka ntago abashinzwe kuri interpretation muri rumwe gashyire mu rundi rurimi. Ntago ari cyo abashinzwe. Abashinzwe kumvikana n'abanyamakuru n'abandi bashaka amakuru mu byomwe cyangwa se ubundi. Niyo mpamvu naringiye gukora kuri kano kantu Scovia yagarutse nanone avuga ko Minister ngo yamwubahutse cyangwa se ngo yamumanutse ngo nk'ari icyo bahuriyeho cyangwa se ngo personal nkuko yabigarutseho ngo ntago bikwiye. Avuga ko nanone kuba bimeze bitya ngo ntago itangazamakuru rifite ikibazo, ngo ntabwo itangazamakuru rifite ikibazo kuba umuntu yagirana ikibazo n'umuyobozi we cyangwa se uwamureze. Ni amagambo ya Mutesi ngo ntabwo byakwiye guteza ikibazo. Aya magambo nayo yagaragaje nko kwisobanura gukomeye cyane. Ukibaza ni ukwisobanura nipfunwe, ni ibintu bakunda gushinja umuntu yuko nyine hari urwego runaka ibintu bitarageraho. Mbese bivuga iki? Hari abantu bakunze kugarukaho ba bloggers n'aba content creators batandukanye bakunze kuvuga amagambo menshi atandukanye kuri Mutesi Scovia, bavuga bati hari indi madasobanukiwe, hari n'abamwise nyine ko hari ibintu adasobanukiye mu byomwe cyangwa se ubundi, ariko amagambo menshi atari meza ntarabugarukeho. Ariko nabo yabagurutse baravuga ngo abatinyutse kunyubahuka, ni umwanya mwiza wo kunyubahuka, atari ko ntabwo ari umwanya wabyo. Yabivuzeho byinshi, ntabwo ari umwanya wabyo. Njye sinumva igifaransa ndabyemera, ariko honorable minister yize mu bihugu bitandukanye, ati mu Bufaransa yarahabaye, izo ndimi arazumva. Njye numvise ko ibi ngibi bisa ntari gutanga ikindi gisobanuro ntazi ngo kivuze iki. Ntabwo inama yagiriwe na minister yo gushaka umunyamakuru wumva ururimi cyangwa se akajya hamagara minister cyangwa se ndo mu biro bye akagira icyo avuga ku byo minister yatangaje mu gihe batabyumviseho rumwe. Ini bintu byagarutsweho n'ibyo bintu byakomeje kuganirwa, bakavuga bati ikibazo ni ikihe? Uku guharira kw'abayobozi, ministri akavuga ko shene ya Scovia Mutesi iri kuyobya abanyarwanda. Hari n'ikinyamakuru kimwe nabonye cyanditse ku nkuru yo cya ETT ivuga ngo Scovia agiye gupfa ngo nka Gasana, ntago nzuza mwica ngo nindi. Ni amagambo nk'ayo nagiye mbona yandika hirya no hino mu binyamakuru bitandukanye, ariko byo ni verisiyo zihari. Gusa Mutesi we ku musozo yagarutse ko ikiganiro gisa naho gisobanura ibyo bintu, ariko asa n'usobanura, ariko numvikanisha ko itangazamakuru itagize ikibazo. Kandi ko kuba ngo ministre yamutuye hasi cyangwa se yamumanutse kuri yamuvuze ngo bitaciye igikuba, ngo nta bintu biri personal, ngo ntacyo bapfa. Gusa icyo yavuze abantu benshi batumvikanyeho ni ugushaka umuntu ushinzwe gusobanura mu ndimi zimwe ashyira mu zindi ndimi kugira ngo abanyarwanda babyumve. Uwo muntu akaba avuye mu biro bya Minisiteri y'Abanyamahanga n'Ubutwererane y'u Rwanda. Iyo sije niyo benshi batari kumva neza y'uburyo ki izo nshingano zigiye kugira undi muntu. Kandi mu bisanzwe abanyamakuru bagomba mu nshingano zabo ahubwo ari ugusobanura, kuko niba dukora inkuru kuri Al Jazeera, niba dukora inkuru kuri BBC, niba dukora inkuru kuri CNN n'ahandi hatandukanye, ntabwo tuzasaba CNN yuko ifata inkuru yanditse mu Gifaransa ngo ishyire no mu Kinyarwanda. Ntabwo tuzasaba BBC yuko inkuru yayo iri mu Gifaransa ngo ishyire no mu Kinyarwanda. Oya, nk'umunyamakuru afite inshingano nyine zo gukoresha uburyo bwe butandukanye bwo kugira ngo inkuru ayumve, namara kuyumva ayiganirize n'abandi. Ugomba kubanza kuyumva mbere yo kuyiganiriza abanyarwanda n'abandi bagukurikira. Niyo mpamvu reshi babavuze bati ntabwo ikibazo kiragaragara neza aho kiri. Gusa benshi bagira inama Mutesi yuko ari gusumbuwa, ari gusuzugura nyine, ari kurenga karwa, kuko kugaragaza amagambo nk'aya n'ibindi bagarutseho byinshi bavuze bati ntabwo ari byo. Mutesi benshi bamunenze rwose, ntabwo natenda kubigarukaho. Muri comment nabonye kuri X nagiye mbona nibyo bagiye batwitinga byinshi, nabonye bavuga ko banenze ko yagerageje gusubiza mu buryo burimo burakari. Ko minisitiri yamubwiye ngo wasobanuye nabi ururimi rwacu, wabeshya abanyarwanda, sheni yawe iri kuyobya abanyarwanda, iri mu rujijo, iri gushyira mu rujijo. Ati niba washyize ibintu gutya wakwiye kuzajya umpamagara agiye ubwanjye ugashaka umunyamakuru wumva igifaransa akagisobanura neza, hanyuma agasemurira abanyarwanda aho kugira ngo uyobye imbaga nyamwinshi. Scovia rero akagira legasiyo yindi yo kuvuga ngo mwagakwiye kuba
mufite umukozi mu biro byanyu ushinzwe gusobanura cyangwa se guhindura mu rurimi rumwe ashyira mu rundi, agakora interpretation, agasemura n'andi magambo agiye agaragazaho, abenshi nibyo bagiye bagaruka bakavuga bati ibi bintu kuki yabikoze. Niyo mpamvu harimo comments zitandukanye, harimo nka Rakinzeyimana umunyamakuru wa RBA yavuze ngo dukwiye kwiga kubahana. Nayisomye ino comment ya Raki, reka nyisubiremo wumve inama yatanze, ariko yabwiraga Mutesi niko yabgarutseho. Kuri tweet ya Rakinzeyimana yavuze ngo tujye dusaba Imana iduhe imbaraga zo kubaha buri wese ndetse no kwicisha bugufi, bizadufasha mu buzima bwacu. Iyi ni tweet imwe ya Raki, n'abandi benshi banditse ariko bagaragaza ko bino bintu bifite ikibazo muri rusange. Hanyuma njye reka nsoreze hano, mbashimire ko mubonye nanjye muri uyu mwanya. Njye nitwa Ajabo Marashi, mwese Imana ibarinde gacyo rakomeza. Jobless. Imboni TV, imboni ya rubanda.